Yesu ashimwe cyane. Mwese aho muri ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nongeye kunezerwa ko Imana imbashishije kongera kuganira namwe ku byanditswe byera. Ni by'agaciro kanini, ndabishimira Imana n'ukuri. Reka mbanze nsenga kugira ngo Mwuka Wera anyobore mu byo ndibuze kuvuga. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe, nje gusoma mu byanditswe byera, nje imbere y'ubwiza bwawe Mwami, nje kugira ngo uduhugure twese abari bwumve rino jambo. Data, ndakwinginze kugira ngo utumenyeshe ibihishwe muri aya majambo yera, utumenyeshe icyo wifuza ko tumenya muri iki gisoma ngiye gusoma mu kanya. Mwami, ntaba ari jyewe mvuga, ahubwo Mwuka Wera aba ari we umvugiramo. Ugushaka kwawe aba ari ko kuba muri kano kanya. Nyagasani, icyo ushaka aba ari cyo kiba, ndakwinginze. Saint Esprit, ndakwinginze kugira ngo uzubane nanjye muri kano kanya. Kandi ndirukanye imyuka mibi yose y'ikuzimu, ndirukanye imyuka mibi yose y'umwijima muri kano kanya hangandi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kaze Saint Esprit, ngwino wivugire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nainua mikono yangu nikusifu Yesu, nainua mikono yangu nikusifu Yesu. Umenitoa utumwani, ukanipa amani Yesu. Umenitoa utumwani, ukanipa amani Yesu. Nitaimba nikusifu daima. O nitaimba nikusifu Yesu. Taha yangu, furaha yangu, taha yangu, nitakusifu daima. O nitakusifu Mungu wangu, nitakusifu daima. Haleluya, amen, amen. Turakomeje gusoma mu itangiriro. Turakomeza mu itangiriro igice cya 6, kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 22. Haratubwira ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Uyibaze utya: uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30.
kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe nuyirangiza hejuru. Umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo. Uzayishyiremo amazu yo hasi n'iya kabiri, hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri bibiri, ngo ubirokorane nawe. Bizaba ikigabo n'ikigore. Mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. Bibiri by'amoko yose bizaze aho uri kugira ngo ubirokore. Kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Amen. Imana ishimwe cyane. Ubushize twabonye ukuntu Imana yatoranyije Nowa kugira ngo abe ari we ikorana nawe, kuko Nowa niwe wenyine Imana yabonye ari umukiranutsi mu bantu benshi cyane bari bamaze kuzura isi. Nuko rero Imana idesida guha gahunda, mbega plan, idesida guha plan Nowa yo kugira yo kubaka inkuge. Ibwira Nowa ko hagiye kuzana umwuzure uzamara abantu batuye isi, mbega ibifite ubugingo byose bihumeka byose bizashyiraho kubera umwuzure. Rero yibwirira Nowa we wari umukiranutsi kandi wamwumviraga, aramubwira ati wowe rero ubaze inkuge kugira ngo uzabashe kurokoka wowe n'umuryango wawe. Nowa abikora nk'uko Imana yamubwiraga, maze Imana iramubwira ati nk'uko twabisomye ati muri iyo nkuge uzubaka gutya. Mbese yamuhaye plan, imubwira ko muri iyo nkuge azubakamo amazu atatu agenda akurikiranye, ama etage atatu azaba muri iyo nkuge. Imana rero yahaye plan Nowa, yamuhaye plan ikurikije umubare w'abantu bazinjiramo, ikurikije umubare w'ibikoko bizinjirana nawe mu nkuge. Byose yari yamaze kubireba kera ukuntu bizomera. Imana yacu imenya buri kintu cyose kitaranaba. Yari izi neza umubare w'abantu bazinjira muri iyo nkuge ndetse n'ibikoko bizinjirana na Nowa. Irangije imuha plan yuko azubaka iyo nkuge. Na Nowa nawe aramugandukira. Ndimo gusoma, ndimo gutekereza ukuntu Imana yacu ari we mu architect wa mbere,
niwe mu architect wa mbere wabayeho. Abandi ba architect na bose bari kuri isi ni Imana yabibahaye, kuko niwe mu architect wa mbere. Kubona yarahaye Nowa plan akambwira ati gucya na gucya, idirisha rimwe, byose ikamubwira, kuko Nowa ntabwo yari ubwo bwenge yari kubukura hehe. Ariko Imana yamuhaye plan ikwiranye neza n'umubare w'abazaba bari muri iyo nkuge. None bene data, iyo twumva iyo nkuge muri icyo gihe cya Nowa, ko hari inkuge yuko izarokora Nowa n'abe n'ibikoko, muri isi ya none turimo inkuge dufite ninde? Ni iyihe? Haje umwuzure, inkuge twayikura hehe? Ariko muri iki gihe cya none inkuge dufite ni Yesu Kristo. Niwe nkuge dufite wo guhungiramo mu gihe cy'umwuzure. Umwuzure rero, umwuzure nawushushanya nk'ibyaha. Ibyaha biratumira bikaturengera, mbese niwo mwuzure dufite muri iki gihe. Ku muntu agira ibyago bibi agapfira mu cyaha, agapfira mu byaha, akisanga Gihenome, uwo niwo mwuzure. Kandi dufite Yesu duhungiraho, ari we nkuge yo muri iki gihe cya none turimo. Yesu niwe dufite guhungiramo uwo mwuzure w'ibyaha, kuko umwuzure wose urarimbura. Umwuzure ntushobora kuba umwuzure ngo ube warokoka, ariko espoir dufite nuko twifitiye inkuge, ari we Yesu Kristo. Nowa muri cya gihe bari bafite Nowa, abantu bari bafite Nowa ubabwira ati gucya na gucya Imana yampaye plan yo kubaka inkuge ko hazaba umwuzure. Ariko Nowa dufite muri iki gihe ni ijambo ry'Imana, ni ibyanditswe byera abavandimwe. Bibiliya niwo dufite. Bibiliya irimo buri kintu cyose. Bibiliya iratuburira. Bibiliya itwereka inzira igana, itwereka plane z'Imana. Yego, Bibiliya itwereka plane z'Imana. Bibiliya itwereka icyo Imana yiyumvira, itwereka icyo Imana itekereza. Bibiliya n'ubuhanuzi butavangiwe. Urumva se muri iki gihe cya none hari ikintu tubuze? Nukuri nta kintu tubuze. Dufite inkuge yacu ari we Yesu Kristo. Dufite ndetse na Nowa utuburira akatubwira inzira y'iyo nkuge aho iri, ari ryo jambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Tukagira n'umwuka wera. Umwuka wera ahora ari kumwe natwe. Umwuka wera ahora atubwira ati reka da ntukore kiriya, sigaho wikora kiriya, ca muri iriya nzira, winyura muri iriya nzira hari danger. Ntabwo Yesu yadusize twenyine uko yabitubwiye. Yatubwiye ati ndagiye ariko ntabwo mbasize mwenyine. Atwihera Mwuka wera ahora atuyobora, ahora aturera. Mbese Mwuka wera n'umurezi wacu. Yesu Kristo asingizwe. Sasa rero Nowa
yakoze nk'uko Imana yamubwiye gukora, atangira kubaka inkuge, atangira kwitegura, yitegura. kandi Imana yamubwira ati famiye yawe uzinjirane nawe mu nkuge, kandi kuko yari izi neza, Imana yari izi neza ko nabo bose bari baturanye na Nowa n'abantu bose bari batuye aho ngaho Nowa azababwira bakanga. Imana yari bizi neza, Imana yari bizi neza kuko bari baramaze kwinangira umutima pepe neza hagati Imana si Imana iriho. Ni bangahe bavuga muri iki gihe cya none ko Imana itariho? Ni bangahe muri iki gihe cya none bavuga ati tumerewe neza, niki cyago kizaza kudutera, tugubwe neza mu byacu, twarakoreye amafaranga, muratubwira iyo Mana? Niki cyago kizaza kudutera? Niki kintu kizaza kutubuza amahoro mu byacu? Ariko ntibakamenye ko hari ibyanditswe byera biri hariya, ntibakamenye ko hari umwuka wera uri hagati yacu, ntibakamenye ko hari inkuge yamaze kubakwa, yamaze kuzura kera, ariwe Yesu Kristo. Inkuge ihora itegereje ko abantu bayinjiramo. Muvandimwe, ese jyewe nawe twamaze kwinjira mu nkuge? Twamaze kwinjira mu nkuge? Ese ni bande twifuza ko binjirana mu nkuge natwe? Nkanjye umuzuruje ndi mu gihe cya Nowa, navuga nti Nyagasani uzambabarire, umuryango wanjye wose winjire mu nkuge, turokoke. Mbese umuntu akitekerezaho ku giti cye akibabara. Ariko Imana nagaruka ishaka ko tumera. Imana yashaka ko tubabara, abataramara abatayizi, abakiri mu by'isi, mbese abatarabona agakiza. Imana irifuza ko tubabara buri muntu wese utaramenya iyo nkuge aho iri. Imana yifuza ko tuburira, twege twabonye agakiza, twege twemeye Yesu Kristo nk'umwami wacu n'umukiza. Yifuza ko tumuhamya mu bataramumenya. Yifuza ko tuzanana n'abantu benshi bashobotse bakinjira mu nkuge, bakarokoka muzure ari uwo gupfira mu byaha, umuntu akisanga Gehenomu. Nguwo muzure udutegereje n'uwo. Inkuge ntago irakinga, ntago ari trotari. Inkuge, umuryango w'inkuge uracyakinguye. Abantu turacyafite chance yo kwinjira mu nkuge. Abantu turacyafite chance yo kubwira abantu kugira ngo nabo binjire mu nkuge, badatwarwa n'umuzure. Wibwira gusa umuvukana, wibwira gusa inshuti yawe, wibwira gusa bukunda gusa, ahubwo bwira nabariya batakuzi, ubwire nabariya bose batuye kuri iyi si, kuko uwo muzure uzanye no kurimbura abantu bari kuri iyi si nyine. Ikintu cyose gihumeka, ikintu cyose gifite ubugingo cyose, uwo muzure urakimenasa. Turamenaswa n'umuzure, aribyo byahariwe Satani. Iratumenasa kandi iraturondera. Yego, umuzure uraturondera. nta handi ushobora guhungira umuzure atari mu nkuge, ari Yesu Kristo. Niwe wenyine dushobora guhisha umuzure tukabona twarokora ubugingo bwacu. None bene data, reka dutangire, reka tubanze twisuzume kwanza ko iyo nkuge tuyirimo.
neza n'amaguru yombi, kubera ntabwo umuntu ashobora kuba mu nkuge akaguru kamwe kari mu nkunga akandi kari katarinjiramo neza. Urumva ni hahandi umwuzure uzaza udutware iyo nitutaba twinjiye mu nkuge neza. Kandi n'inkuge ntabwo ishaka ko abantu bayihungiramo neza, ishaka ko tuza personality yacu amaguru yombi tukaba mu nkuge nyine tukarokoka. Umwami wese Kristo adufashe. Haracyari amahirwe yo guhungira mu nkuge. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha umwana w'Imana azaziraho, ngo bizaba nko muri cya gihe cya Nowa. Ibi ngibi nyine turimo gusoma. Abantu barinezezaga, abantu bagendaga mu mafere yabo, abantu bakoraga ibyo bishakiye ntibumve ibyanditswe byera. Abantu bari mu mafete atandukanye, mbese bamerewe neza, kandi wumva nyine ko nta cyago kiza, wumva ko nta muzure ushobora kuba, n'igicu barakireba bakabona nta umwuzure uzaturuka. Ariko mu kanya gato Imana ifite guhindura ibintu mu kanya gato, muri fraction de seconde ibintu byose bigahinduka mu kanya gato, kuko yo ni Imana ikora nk'Imana, ntabwo ari umuntu. Twega abana b'abantu turebesha ibyo turebesha amaso nibyo twemera, ariko Imana yo ni Imana irengeye ubumuntu twambaye. Imana imikorere y'Imana n'imitekerereze y'Imana ni amayobera. Icyo dukwiye gukora gusa ni ukumva ijambo ryayo, ni ukuyumvira, tukumvira ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera niwe n'uwo dufite muri iki gihe cyacu, tugahungira mu nkuge ari we Yesu Kristo. Kandi tukahamagara n'abantu benshi bashobotse badushobokeye, tukabahamagara abanga bakareka kuza, ariko twavuze. Abanga bakareka kuza muri iyo nkuge, ariko twababuriye. Kuko nitubaburira bakanga, urumva ntago azaba ari amakosa yacu, ariko tuzaba twakoze icyo Imana yadutegetse. Yesu ashimwe cyane. Nukuri iyi si tumamo ntago yoroshye, nitwubaha Imana yacu gusa, kandi duhore turi muri iyo nkuge mpaka igihe kizagera ibicu bigahinduriza, ibicu bikaba umwijima, mbese iyo mvura ikagwa, ariko tuzi ko twihishe mu nkuge kandi ntacyo tuzaba. Tuhishe ubugingo bwacu kugira ngo tuburokore. Uretse nuko tuzaburira abantu ngo binjire muri iyo nkuge, ariko no gusenga ni ngombwa. Gusengera batarabona agakiza, kubasengera, kubingingira. Dusenga tukibuka abakiri hanze iyo nkuge, kuko isaha n'isaha n'umunota nta wizi igihe kigiye kizagerera. Kandi na benshi hari benshi batabashije kurokoka umuzure igihe cyabagereyeho batarabona agakiza. Kandi buri gihe bihora, buri munsi biraba, buri munsi, buri munota, buri saha abantu batwarwa n'umwuzure. Imana idutabare duhungire mu nkuge,
kubera isaha n'isaha umwuzure uraza ugatwara abantu batiteguye, kandi biraba buri saha buri munota nuko tubizi. ntago ariko bose batwarwa, ntago ariko bose bava kuri iyi si babonye agakiza. Uwiteka adufashe guhora turi maso, adufashe kuguma mu nkuge, n'abatayinjiramo binjire mu nkuge kugira ngo tubashe kurokora ubugingo bwacu, kuko nicyo cyonyine gifite agaciro. Kuba kuri iyi si n'akanya gato, ariko ubugingo bwacu n'ubw'iteka ryose, aho tuzaba, aho data wacu ari ni ubuziraherezo, ni eternite. na iby'isi n'iby'akanya gato. Nyagasana adufashe guhora turi maso, kandi adufashe kuguma mu nkuge, kuko nta handi hari sekirite atari mu nkuge. Nta handi hose hari umwuzure. Nyuma hanze y'inkuge ni umwuzure. Reka duce ubwenge, Imana iduhe wisdom divine, tube abanyabwenge, ngo tugomba kuba innocent nka colombe, tukaba prudent nk'inzoka. Inzoka murazi ukuntu iri prudent. Natwe ngo nuko tugomba kuba prudent, ababonye agakiza, kuko agakiza ni ikintu cyo kurindwa, ni ikintu cyo kurindwa buri kanya. Agakiza umuntu ashobora kukabura mu kanya gato, kakabura, kandi umwuzure ugasanga uvuye mu nkuge, umwuzure naho ngaho uraje uragutwaye. Reka twikunde, ntabwo dushobora kuvuga ngo turikunda. Umuntu ashobora kwibeshya ngo arikunda, ngo arikunze, ngo arabitse amafaranga menshi muri konte, arifashe neza. Biriya byose tuzi kuri isi, umuntu akifata neza, umuntu akagura inzu nziza, imodoka nziza, akifata neza, mbega ngo umuntu arikunze. En realite ntabwo ari uko kwikunda bimeze. Kwikunda ni ukwikunda ukarinda ubugingo bwawe, ko nibwo butunzi bwa mbere umukristo afite. Kuko ibindi tubona bifatika nibyo umuntu akabisiga. Iyo tugiye ntabwo tubitwara. Uwiteka dufashe gusobanukirwa, Mwuka Wera akomeza tuganize kuri iri jambo, ducungana n'ubugingo bwacu, kuko nibwo butunzi dufite, nibwo butunzi bwa mbere dufite. Ko hari ibirura biba bishaka kudutwara ubugingo, ibirura biba bishaka ko tubura ubugingo bambe. Imyuka mibi, madayimoni ahora arekereje kugira ngo atujyane Gehinomu. None wumva icyo tugomba kurinda cyane ni iki? Ni amafaranga yacu, cyangwa se ni ubugingo bwacu tugomba kurinda cyane. Namwe murabyumva. Ntago amafaranga, ntago ari inzu, ntago ari biriya byose n'amamodoka meza turabirinda se. Imana yabiduhaye kugira ngo tubikoreshe, tubeho neza nyine kuri isi, ariko igifite agaciro ni ubugingo bwo kurindwa, ubugingo buzabaho eternite na eternite. Umwami Yesu akomeze kuduhugura, Umwami Yesu akomeze abarinde, Mwuka Wera akomeze atuganize kuri iri jambo, kugira ngo tuve mu rwego, dukomeze tuva mu rwego rumwe tujya mu rundi, kugira ngo dusingire icyo Imana yashatse ko dusingira.
erega turi mu rugendo kandi Imana ibishaka, hari ikintu ishaka ko dusingira. Imana irashaka ko dusingira ubugingo buhoraho. Icyo nikikorera, icyo nicyo yaje kudupfirira ku musaraba. Abarundi baca umugani ngo buke buke nigo rugendo. Buke buke nigo rugendo. Tudenku uzusanga umuntu yararuhiye ibyo yaruhiye abigezeho. Kubera iki? Kubera ko yagenze buke buke nyine, buke buke ntiyanegrije ku kantu gato gato kavamo kanini. Ako kantu ushobora kunegrija ko kurinda ubugingo bwawe, wasanga ariko kantu kazima, ariko gatumye urokora ubugingo bwawe. Nitukajye tunegrija buri kintu cyose kijyanye n'ibyanditswe byera. Byose tugomba kubyubaha byose, kuko nibitugeza aho umwami wacu ari, nibitugeza aho Yesu Kristo yifuza ko tugera. Nyagasana akomeza abarinde, akomeza abane namwe, abaganize kuri iri jambo kugira ngo dukomeze guhugurwa kandi dukomeze gukira mu mitima yacu, tugendera mu mugombe bw'Imana. Shalom shalom.